ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe, yambi aho muherereye hose. Ndabashuhuje kandi mbahaye ikaze yego kuri Christian Family Life. Yes, uyu ni umunsi mwiza Imana yaduteguriye kugira ngo tuwishimiremo kandi tumunezererwemo. Ndumva mfite umunezero ukuntu karengizere ko nawe aho uri umeze neza. Hanyuma dusenge dukomeze na gahunda yacu. Mana mu izina rya Yesu turagushimye kubw'uyu munsi mwiza kandi tuguhaye ikaze. Wongere tuganirize utwigishe uduhugure, byose nibigamije kubaka umuryango ndetse no gutuma turushaho kugira umuryango mwiza wishimira kandi natwe ubwacu tunezerewe kubamo cyangwa kwita umuryango wacu. Tuguhaye ikaze mwuka w'Imana natwe mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Yes, bahaye ikaze cyane. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kintu, ku yindi ngingo cyangwa ku rindi jambo cyangwa ku indi topic ivuga ku abantu bitwa inshuti cyangwa umuntu witwa inshuti. Inshuti yawe, inshuti zawe, inshuti zacu nk'umuryango. Yego, inshuti zawe ku giti cyawe nk'umuntu, ariko noneho ni inshuti zacu nk'umuryango. Ese uruhare rw'inshuti nziza ni uruhe mu muryango wacu, cyangwa uruhare rw'inshuti mbi ni uruhe mu muryango wacu? Yesu nashimwe cyane. Inshuti ni nziza, twese tugira inshuti zitandukanye. Tugira inshuti, hari umuntu mumenyana mukiri batoya mugakurana mukaba inshuti, bikagera ahantu noneho bikazarenga no kuba muri inshuti, ahubwo mukaba mumeze nk'abavandimwe. Hari abandi tugenda duhura mu nzira bitewe wenda n'amashuri se n'akazi se, ibintu bitandukanye bigenda bizana abantu batandukanye mu buzima bwacu. Uyu munsi rero ndagira ngo turebere hamwe bamwe mu nshuti, mu bo twita inshuti. Hanyuma rero turangiza turebe ese dukwiriye kuba twitwara dute muri izi inshuti zacu, cyane cyane iyo tumaze gushinga urugo, kubaka umuryango. Kubera ko iyo tutabyitonzemo hari inshuti ziba mbi rwose zikadutiza umurindi wo kuba twasenya urugo rwacu, ariko nanone hakaba na za inshuti nziza zikugira inama nziza, igukomeza, ikwihanganisha, bakagufata ukuboko bakagenda bagendana nawe kugeza igihe uvuye muri icyo kintu wari urimo uranyuramo. Rero tureba mu bwoko bw'inshuti dufite uyu munsi mu buzima bwacu. Inshuti ya mbere nashatse kuvugaho ni ya nshuti y'ibihe byose. Inshuti y'ibihe byose ni ukuvuga n'umuntu muziranye kuva kera, n'umuntu bajya bavuga ngo mwasangiye akabisi n'agahiye, n'umuntu muziranye uri hejuru, n'umuntu muziranye uri hasi, n'umuntu muziranye warize, n'umuntu muziranye wasetse, n'umuntu muziranye watsinze cyangwa watsinzwe, n'umuntu mbese uhora iruhande rwawe, uba ahari buri gihe kandi kuva kera. Ntabwo ari inshuti y'inzaduka, ntabwo ari inshuti ije kubera impamvu, ahubwo ni inshuti mwomatanye, reka ariko nabyita. Muri Bibiliya harimo urugero rw'inshuti zakundanye cyane, ni Yonatani ndetse na Dawidi. Barabivuga muri Samweli wa mbere igice cya 18, iyo uhasomye umurongo waho wa mbere kugera ku wa 4. Dawidi ageze mu rugo rwa Sawuli, ngo Sawuli aramukunda amubuza gusubira iwabo. Noneho ngo Dawidi na Yonatani ngo bagirana urukundo, ngo baromatana, bagirana urukundo rukomeye, ngo rumeje nk'agati gakubiranyije. Ibaze nawe urwo rukundo. So babaye inshuti zimwe twavuga ngo ni inshuti magara, baragumana ku buryo byageze ahantu aho Sawuli yabaga arimo guhiga Dawidi ngo amwice, Yonatani akamuburira akamubwira ati uyu munsi ntuze kunyura mu nzira iyi kuko data yahagutegeye, uyu munsi ntuze gukora ibi, ntuze kugira gutya kuko data yahagutegeye. Amubera inshuti pe, amubera inshuti, amukiriza ubuzima mu gihe bwari mu kaga. Ubu bushuti bwaje kuvamo ikintu gikomeye. Abo kwa Sawuli bose bamaze gupfa baguye mu ntambara, na Yonatani yapfuye, bituma Dawidi ari ibwami, amaze kuba umwami, aratumiza, atuma abantu, arababwira ngo nimugende munshakire umuntu wese wo kwa Dawidi waba wararokotse, waba warasigaye, kugira ngo mugirire neza. Simugiriye neza ku bwa Sawuli, simugiriye neza ku bw'undi muntu wari wese, ariko mugirire neza kubera inshuti yanjye Yonatani, kubera urukundo yankunze, kubera ko yabanye nanjye ndumva nshaka kugira ngo mwiture ineza cyangwa myiture umuntu wari we wese waba ahari hafi aho ngaho. Murabizi kuntu inkuru yagenze
bagiye gushaka ahantu babona uwitwa Mefibosheti ngo yari yaramugaye, kamugaye amaguru, ariko kubera urukundo rwa Dawidi na Yonatani umwami yaramuzanye aramwakira ngo bakajya basangirira ku meza. Mbega ubushuti bukomeye. Uyu munsi wowe unkurikiye ndagira ngo mbwira ngo niba ufite inshuti imeze gutyo mu buzima bwawe uyibungabunge, uyikomereho, uyuhe umwanya, ntakabe ari we gusa ahubwo nawe, kuko ubushuti buriya ni inkubwe ebyiri, no gutanga no kwakira. Iyo nshuti y'ibihe byose uyikomereho. Hari izindi nshuti rero ziza mu buzima bwacu cyangwa tuba dufite, ariko akaba ari inshuti dukunda kubona igihe turi mu bihe byiza. Waba ufite ibihe bibi numenye aho bagiye. Izo nshuti ni inshuti ziza kwishimana natwe iyo twabonye akazi, ni inshuti ziza kwishimana natwe iyo dufite icyo tubaha, ni inshuti ziza iyo twateye imbere ku kintu runaka, dufite gahunda nziza gutya, dufite amakuru meza muze babigire tugasangira tukishima, ariko ibyo byarangira ukababura. Abo nabo ni inshuti zihari mu buzima bwacu ziza mu bihe byiza gusa. Rero dukwiriye kwitonda cyane kugira ngo tutazabihomberamo, kuko urabyumva uyu muntu aba yicaye aho arategereje telefone gusa, umutumira mu kirori, umutumira mu bihe byiza byabayeho, noneho kandi iyo watumiye abantu uratanga. So ukwiriye kwisuzuma cyane hagati yawe n'izo nshuti kugira ngo utazisanga watanze byinshi biruta ibyo wakabaye utanga, cyangwa se biruta ibyo wakiriye kuva muri izo nshuti ziza cyangwa ziboneka mu bihe byiza gusa. Hari izindi nshuti rero z'ubwoko bwa gatatu, inshuti zitari z'ukuri cyangwa se z'indyarya. Urumva n'abantu baza bakakwereka ko bakwishimiye, bakakwereka ko ari inshuti zawe, ko bahari, ko bagushyigikira, ko bakora ibishoboka, ariko wamara kureba hirya bagatangira gushinga n'inzara, bagatangira kuneguza izuru, bakakuvuga. Yagera ahantu yasanga abantu bicaye barimo barakuvuga nawe akicara rwose agashyushya inkuru akongeramo umunyu, ukagira ngo ntabwo ari wa wundi mwari muri kumwe mu kanya. Izo nshuti zirahari, turazifite mu buzima bwacu, turazifite mu muryango wacu. Uzabahamagara wagize ikibazo, ubabwira uti nyamuneka ni gutya bimeze bitya, bavuge bati yo ihangane komera, nibarenga irembo, hello uzi noneho ibyo nsanze kwa runaka, uzi noneho umugabo yamumenye ijisho, urumva byose akabishyira ku karubanda, kandi wamwitabaje uzi ko ari inshuti nyashuti. Izi ni inshuti rero ziryarya, ni inshuti ziba ziri kumwe natwe zitwereka ko zihari, ariko zagera ku ruhande zigakora ibitandukanye n'ibyo zatweretse. Haleluya. Hari izindi inshuti zigaragara rero mu bihe biri ngombwa. Ibihe biri ngombwa ni ukuvuga ngo ashobora guceceka mukamara n'ukwezi n'amezi menshi cyangwa n'umwaka mutanavuganye, ariko nukuri wamuhamagara waba umukeneye mu kintu runaka buri gihe akamekinga shuwa ko yahageze. Izo nazo ni inshuti zikomeye tutagomba kwirengagiza, tutagomba kwemera gutakaza, kuko nubwo mutasuhuzanya buri gitondo cyangwa ngo muvugane ngo ibi ngo biriya ngo ariko aba ahari. Urabizi neza ko ari umuntu urabizi neza ko ari umuntu wabona igihe cyose umushakiye, sibyo? Ari umuntu wakwitabaza mu gihe cyose ukeneye ugutabara cyangwa uhagarara nawe mu kintu runaka. Rero muri ubwo bwoko bune bw'inshuti mvuze hari n'izindi nshuti nyinshi cyane zitandukanye tugira mu buzima bwacu, ariko ndagira ngo turebe kuri aba ngaba bane tuvuze uyu munsi. Izi nshuti zitari iz'ukuri cyangwa izi nshuti z'indyarya rero ndagira ngo mbwire abantu twubatse, mvuge ngo dukwiriye kwirinda cyane kumenya ubwoko bw'inshuti dukurura mu rugo rwacu, twinjirana nabo mu rushako, ndetse tukamenya n'inshuti dusiga ku muryango cyangwa dusiga hanze y'urushako. Yego, kuko abangaba b'indyarya ushobora kubinjirana uzi ko ari abashuti bawe, uzi ko rwose ari abantu ushobora kurirayingaho cyangwa ari abantu wabwira. Hanyuma rero igihe kikazaba ukamuhamagara ukamubwira uti nyamuneka inshuti yanjye ngwino tuganire, ukamuganirira uti nahuye n'ibi mu rugo. Urabyumva neza. Wamara kubimubwira nk'uko nari mbivuze mu kanya, icya mbere akora nta kubikira ibanga, ahubwo making sure ko yahamagaye na za zindi inshuti zanyu zose zo mutekereza ko ari inshuti zanyu, akabibabwira, ugasanga
ibyari bigomba kuba ari ibanga ryo mu rugo byakwiriye umudugudu wose. Kubera iki? Hari inshuti imwe itari yizerwa, inshuti y'indyarya, inshuti yakweretse yuko muri kumwe kandi mutari kumwe. Rero ni ukwitonda cyane tukamenya inshuti nyanshuti uri bumenere umutima wawe, uri bubwire ibikuremereye, uri buganirize, ikakuba hafi, ikaguhumuriza kandi ikakubikira ibanga. Haleluya. Ntabwo ari ngombwa ko abantu bose twari dufite nk'inshuti zacu tugiye gushaka ngo dukomeze dukururane nabo. Munyemerere nkoreshe iryo jambo kuko hari abunjya mbona, hari ibyo tujya tubona ugasanga umukobwa yashatse noneho twana twose bari bahanging around bari inshuti, ugasanga yatwinvitinze mu rugo bakaza almost every weekend, bakaba bari aho ngaho bagatwika, niko babyita ngo baje gutwika, ariko mu rugo ntabwo ari ahantu ho gutwikira. Iyo wamaze kubaka buriya hari intambwe uba uteye, ari urugero rumwe uba uvuyeho ugiye ku rundi rugero. Rero ni ngombwa cyane kuyungurura ukareba ngo muri za nshuti wari ufite ni bande uri bukomezanye icyo kigero ugiyemo cyangwa urwo rwego ugiyemo, ahubwo ukwiriye kuba ubona izindi nshuti ziri kuri urwo rwego ziza gufasha ukuboko zikagufata zikagendana nawe muri urwo rugendo rwo kubaka urugo utangiye, ariko atari ugukomeza uzana babandi muza gutwikana, kuko mu rugo ntabwo ariho batwikira. Haleluya. Rero izo nshuti zitari inshuti z'ukuri z'indyarya, ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ari we wenyine uba afite uyu munsi, cyangwa se nawe wenyine bahemukiye, kuko n'umugabo witwa Yobu nawe yigeze kugira inshuti zimeze gutyo. Yari afite inshuti ze azi ko ari abantu b'inshuti pe, ni abantu bahoraga baje, ni abantu bahoranaga nawe mu byiza no mu bibi. Igihe kimwe Yobu aza gukubitwa n'icyo nakwita ibyago bitunguranye. Yego, ibyago bitunguranye biramukubita, hanyuma bashuti be byanze bikunze bumvisha inkuru, baza kureba ibyabaye kwa Yobu, baravuga ngo inshuti yacu byayigendekeye gute. Baraza bakihagera basanga Yobu, urabizi ibyago bimaze kumugeraho ngo yashishimuye imyambaro ye, yambara ibigunira, aryama mu ivu. Nabo baje barebye akaba barafite, barebye ukuntu ameze, bifatanya nawe, barirana nawe, bababarana nawe, abona ko ari inshuti zihari. Ariko ngo hashize iminsi, urumva, iminsi 7 ishize yo kubabara no kuba bicaranye nawe, no kuba bari bamwihanganisha, bamubwira rwose mwene data komera, ibintu nk'ibyo. Ngo iminsi 7 irangiye noneho batangira baramuhindukana. Baramuhindukana bavuga bati ariko Yobu, burya nubwo twicaye hano kumara iminsi 7, burya nubwo tubona ibi byago wagize, ariko turagira ngo tukubwire yuko nawe utari shyashya. Ubu ngubu ntabwo Imana yakabaye igufata ngo igushyiraho bino byago byose niba ari nta kibi wakoze. Batangira kumushinza ibyaha, batangira kumubwira ukuntu yaba yarahemutse cyangwa yarakoze ikintu kitari cyiza, aricyo cyatumye Imana imuhindukirana. Baba we, abari inshuti, abo yagombaga kwegamiraho, abo yagombaga kuruhukiraho, abo yagombaga kumva bamushubijemo ibyiringiro, bamubwira bati komera bizarangira, humura, nubwo ubuzima bwawe uyu munsi bumeze nk'ubwijimye, ariko ejo umucyo uzaboneka. Aba ari bo batangira noneho kongera ahubwo umwijima mu buzima bwe. Baramushinza karahava, baramubwira bati Yobu ntabwo uri shyashya, Imana yagukubise, umunyafu w'Imana, inkoni y'Imana, buriya ni ukubera ibyaha byawe, buriya ni ukubera ibintu wakoze. Baramushinza koko birakomera. Yobu of course ni inshuti ze. Rero hari ikiganiro cyabayeho, hari ukuntu ba exchange amagambo, cyangwa se ari ukuntu baganiriye, ariko mu by'ukuri icyo nashatse kuvuga ahangaha ni uko hari inshuti ukwiriye kureba mu nshuti ufite wowe ubwawe, wa mugore we cyangwa wa mugabo we, ndetse mukareba no mu nshuti mufite nk'inshuti z'umuryango, abo mwita inshuti z'umuryango. Ese niba harimo abameze nk'izi inshuti za Yobu, ziza zikagutera inkunga, ariko zarangiza zikanagukubita n'icumu mu rubavu, mu by'ukuri hakwiriye kubaho kuyungurura. Cyane cyane ko turi mu ntangiriro z'umwaka, buriya hari abantu rwose batari ngombwa yuko tugumana nabo. Hari inshuti Imana yohereza mu buzima bwacu kubw'igihe runaka, agomba kuza kugufasha ikintu runaka, cyangwa kukugeza ahantu runaka, cyangwa gukora ikintu runaka mu buzima bwawe, ariko yarangiza ntimuzakomeze kuba inshuti. So ntukajye urira cyane buri munsi, buri gihe ubonye ngo runaka ntabwo akiri inshuti yanjye, runaka nsigaye muhamagara ntanyitabe, cyangwa se ntakinyitayeho, ntakiboneka, ntabwo agaragara nk'inshuti yanjye. Umureke agende, kuko ntabwo abantu bose ariko bagenewe kuguma mu buzima bwawe.
haleluya, ntabwo ariko bagenewe kuguma ari inshuti z'umuryango wanyu. So Yobu of course baramushinze, bamushinze ibyaha nk'uko nawe uyu munsi ufite abakubwira bati impamvu umeze gutya ni ukubera ko wagomeye Imana, impamvu umeze gutya Imana yagukubise inkoni turabizi, yebabawe bakaguhanurira ibiri byo n'ibitari byo kubera igihe urimo. Ariko ndagira ngo komera, wihangane, ahubwo ubwo Imana irimo irashaka kukwigisha kureba muri za nshuti zawe witaga inshuti zawe, muri ba bantu witaga ko ari abantu bawe, ngo wongere urebe, wongere umenye ko harimo abanyakuri ariko harimo n'abatari abukuri. Aburi busange rero ko atari abukuri bameze nk'abangaba ba Yobu baje kumushinyagurira, niko nabyita, ntacyo bitwaye kuba wakwiha break hamwe nabo ukaba ushizeho akitso, bikazaba mubisubiramo nyuma cyangwa ntimunabisubiremo. Haleluya. Rero urumva batangiye kumucira urubanza, batangira kuvuga bati wakoze ibyaha, batangira kuvuga bati Imana irakugaragaje, batangira kuvuga bati rwose ntago uri umukiranutsi nk'uko twabitekerezaga, ahubwo ihane tugusengere, ihane warakosheje. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko byaje kurangira Imana ibwiye Yobu ngo abashuti be nibapfukame cyangwa bemere abasengere, kuko bari bavuze ibidatunganye imbere y'Imana, bavuze ibidatunganye imbere y'Imana, bavuze ibidatunganye imbere ya Yobu, ahubwo byarangiye Yobu ari we ushimwa, ndetse Imana yemeza ko ari we ugomba kubasengera. Rero icyo nshatse kuvuga hano nsoza, ntago nshaka kubitindaho, ndagira ngo turebe inshuti dufite mu muryango wacu. Reba inshuti ufite umugabo, abashuti bawe, ibyo ni biki, nizihe nyungu uriho ubona, cyane cyane ku bijyanye n'ubuzima bwawe kuba buba beta cyangwa bubungukiramo. Ku bijyanye n'urugo rwawe se hari inyungu ubibonamo, hari icyo bigufasha guhanging around with them, kumarana time nabo, ese hari ikintu bikubakaho? Niba ari ntacyo, nakugira inama yo kugabanya uwo mwanya wabahaga, ahubwo ukawukoresha ushakisha inshuti nzima ziri bugufate ukuboko mu rugendo rw'urushako watangiye. Nawe mugore nuko, reba mu nshuti zawe ufite uyu munsi, babane wita ngo naba bestie, urebe koko ese barakwiriye, se birakwiye ko ubaho umwanya wawe, se birakwiye ko ubamenera amabanga y'ubuzima bwawe, cyane cyane amabanga y'urugo rwawe, se birakwiriye? Ni bazima, n'abantu bizewe? Nusanga ko bidakwiriye, nusanga ko batizewe, nukuri nakubwira iki, uremerewe rwose gushiraho akadomo, uremerewe kusigara naho wasigara nta nshuti ufite, ariko ufite umutekano nanone, utavuga uti ndikanga iki ndikanga kiriya. Kubera ko umuntu umwe yaranditse aravuga ati uko tugenda dukura ntago dukeneye ubwinshi bw'abantu, ntago dukeneye inshuti nyinshi mu mubare, ahubwo dukeneye inshuti z'ingirakamaro cyangwa se z'agaciro mu buzima bwacu. Babe umwe, babe babiri, ariko abe ari quality friends, babe ari inshuti zifite akamaro mu buzima bwawe, babe ari inshuti ziri healthy, zifasha ubuzima bwawe kuba better, kumera neza buri munsi. So ntugire ikibazo cy'uko liste yaba yagabanuka cyane ikava kuri 30 wenda ikagera ku 10 cyangwa ikagera no kuri 5, ariko abo ngabo ubwo nibo baba bakwiriye, nibo baba bahagije, nibo baba bari worth kubana no guha umwanya mu buzima bwanyu. So twitondere inshuti rero tugira, kuko hari zitakinga advantage. Hari abo ushobora kubwira ikibazo runaka icyo wahuye nacyo, aho bagufashije, ahubwo bagafata icyo cyuho gihari hagati yawe n'uwo mwashakanye, bagashaka gutangira kukinjiriramo, babatanya ndetse no kurushaho. Yego, tubonye abantu benshi cyane binjirirwa muri ubwo buryo bwo kuvuga ngo ni inshuti yanjye, ngo yansuye, ngo namuganiriye, ngo niwe nabibwiye wenyine, ngo ukajya ukabona ahubwo witwaga ngo ni inshuti ije kugira ngo yunge cyangwa ihuze, ukabona yakuruye yishyira mu ruhande rumwe cyangwa urundi. Rero ni byiza ko twitonda, tukagenzura, tukareba ni bande tuganirira ubuzima bwacu, cyane cyane ubuzima hagati y'umubano wawe n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe. Imana ibagirire neza, twigisha ubwenge bwo kumenya ni inshuti turi buhitemo zo kubana, zo kuganirira, zo gukingurira imitima yacu, zo gukingurira ubuzima bwacu, kuko nkuko nabivuze nago ariko inshuti zose dufite uyu munsi turi abakobwa cyangwa turi abasore tuzinjirana cyangwa tuzikomezanya mu rushako rwacu.
oya, hari abo dusiga inyuma y'urugi, hari abo dusiga rwose no ku irembo kuri gate, bose bagenda bagira inzego, winjiza bake bashoboka kandi ubona bafite umumaro muri icyo gikorwa cyangwa muri urwo rwego, muri icyo kigero cy'ubuzima ugezemo. Imana rero ibampera umugisha, ibagirire neza, twiga guhitamo neza inshuti dukwiriye gukomeza kugendana nazo z'akamaro mu buzima bwacu, zaba nke ariko zikaba ari quality friends. God bless you. Mana turagushimye kubw'uyu munsi, urakoze kutwigisha ku nshuti. Hari inshuti iba imwe ariko ikanamba ku muntu, kandi inshuti ikundana ibihe byose ikaba hafi. Abo ni bo nsengeye kugira ngo uyu munsi umugore n'umugabo bagiye kunyumva, bari mu muryango, bari mu rugo rwabo, bamenye guhitamo inshuti bari bukomezanye nazo, ndetse habeho rwose kuyungurura, kugira ngo inshuti zidafite umumaro cyangwa se zitariho zububaka cyangwa zitariho zibafasha muri urugendo barimo, babe bazikura ku murongo rwose, ahubwo batangire bashaka inshuti nziza zirenzeho, zishobora kubagirira umumaro mu rugendo rwo kubaka